yisogongera ariko kuko ntabwo nashyira mu nda ntarago utaraho umwana muto umunyamakuru kamushengure ariko ibyo tuvuga ni ukuri mbese ubu reka tuvugishe ukuri sibyo kandi umbwize ukuri sinema nyarwanda igihe wayitangiye ryari ese kugeza aho ukiyikomereza cyangwa se ukiyikora imaje kukugeza kuki yakugejeje kuki n'iki wayikuyemo cyagaragarira abantu wenda ku buryo unyumvire ikiyangejeje ntukibona imbere yawe jya useka wasekere dore icyo yangejejeho yakugejejeho dore icyo yangejejeho ngiki sinema nyarwanda umuntu wenda aragukunze yanyweye agacupa akakubwira ngo reka dutahane tujyane tujye kwirarira mu rugo muhere ku mafaranga ibyo bintu wabyemera? Nabyemera. Sure cyane. None ubwo ntabwo wakibuka ko hari igihe ayo mafaranga ashobora kukuviramo ibyago? Nabyo byashoboka. Ukirijwe ariko nabyo birashoboka. Ugenda mu mutima uri gutekereza iki? Kimwe ko mushaka kujyana akaguhohotera sibyo nabyo ugenda ubitekereza. Ariko nanone ntago ari ukwemera buri umwe wese mbonye. Biterwa n'uwo ari we. Biterwa n'uwo ari we cyangwa muzi. Ko ndi kuvuga ngo reka ngo mu magambo meza akazi kawe ukavanga n'uburayi. Nk'umwana nk'uyu nguyu yaramutse arwaye sida. Kandi ubu ngubu umuterese mwaryama. Tuvugisha ukuri. Agwaye amafaranga yose mwabikora. Twabikora. Ngaho nyumvira. Reba muri kamera ati ngiye muzeke vama aya mafaranga ngiye naryamana nawe. Munyamakuru nabikora ayamaye ntabyemera. Fuko iyo ubona nicaranye n'ikizubazuba wamubonye ariko yakizungereze unyita umusaza mu ruhe rwego. None se ubu uwicaranye nawe kugira ngo mupange ibiki umwigisha iki mugirize inama? Mva nawe cyane ibya bisaza byateye bisambanye utwana tw'abakobwa. Ariko namenye amakuru ngo namwe simwe ngo muba muri kongera amaraso mashya mu buzima bwanyu. Ubwo wamwumvise mukobwa? Sheri shushu mimi kamushengure kamushengure kamushengure. Ufite imyaka ingahe? Imyaka 19. Ukaba watangiye gukundana n'abasaza? Ariko mva ngo abasaza vuga umujene umusore kuko mu mufuka ndifite avuga ngo uri umujene ntakigira nta rinete ugira hanyuma ngo ndi umusaza nifite mu mufuka. Ariko akaga kabaho cyane. Kubera iki? Ndamukunda. None se reka vraiment umva ngubaze gato arankunda cyane. Je t'aime. Abasaza mu bakundira iki abakobwa? Tubakundira iki? Vugisha ukuri uyu nguyu ni izuba rimwe agahita hwe abasaza mu bakundira iki? Arabwishe ndavuga ubukwe. None se muri no kubivuga ngo nyuma y'izuba rimwe gavuvu pe arakubeshya ndi kumwe nawe jusqu'à la fin. Nibagiwe papa ahubwo abasaza bari abakera n'abakobwa bari abakera. umva ngo yaranyita umusaza. Gereza mikoro tuze kugira saundi nzi. Yerahereye umusaza n'umujene. Ureba mu maso. Umujene. Umusaza? Umujene. Ese
icyo kurya, icyo kunywa, bakarenzaho n'umukobwa noneho na sekirite aba ahari. noneho umukobwa uvuga ukanamutahana rwose. kandi muzaheke uri kuvuga ibi yavuze umugore arandeze ibaze ko umugore wawe utamwemera yica urukundo rwacu shere. Ayo ese magambo mikoro iracanye iracanye iraka rwose. ayo magambo ntaze kwica urukundo rwacu. yego. Hello guys, nitwa Babi Gikomango mu Muyahudi official naranamwenye made in Rwanda Miss Ubushinwa Papa Kibwa. Iyi ni Impano Online TV ikugezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Imbere zacu kuri kamera murahabona abantu bameze gutya bezuku epfo murahabona umusaza muzi cyane Ntabwo ari umusaza ni umusore. Wiki? Ntabwo ari umusaza ni umusore. Ese Kevin Ndako Babara urihakana yuko utari umusaza? Ariko iyo ubona nicaranye n'ikizubazuba wamubonye ariko yakizungereze unyita umusaza mu ruhe rwego. None se ubu wicaranye nawe kugira ngo mupange ibiki umwigisha iki mugize nama? Mva nawe Cyane ibya bisaza byateye ibisambanye utwana tw'abakobwa. Ariko namenye amakuru ngo namwe simwe ngo muba muri kongera amaraso mashya mu buzima bwanyu. ubwo wamwumvise mukobwa. Sheri shushu mimi kamushengure kamushengure Kashengurira iki? Wumva nawe kuko umureba Oya reka manze nakiri umukobwa ubundi tuganire uzumbwira ibyo bintu byawe ubumbwira. wamugana Niko kuri kamera zacu rero murahabona n'umukobwa mwiza utengamaye kuno. iribori vuga ko ari iribori uramureba ariko Yarariboye. reba Amatako meza atapfubye umukara. uko aseka umva hari igihe ndambwira abahungu ntiyamashyamba murayagurisha uyu we none n'inkweto wayigurisha Kubera umukobwa. Ese ko mutasaza bimeze bite? oya ariko se niba urya niba uganirizwa n'ikizungerezi nk'iki uzasazishwa n'iki? None se uyu nguyu ni akuraho imyaka? uyu se iyo agusekeye ariko wabonye inyinya afite n'ishinya y'umukara. nawe reba inyinya yawe. barayizi. Niko none se bimeze bite? Bimeze neza. Witwa ndisongerejwe gake ariko Nitwa Ishimwe Francine Ange. Ishimwe Francine Ange. Francine Ange Francine amatagatifu abiri urumva Ange Francine Ishimwe. amatagatifu abiri icyo arusha abandi erega afite ibyo abarusha kuba barusha noneho n'amatagatifu abiri. witwa Ishimwe. Niko Ange we umeze ute se? Meze neza. Umeze neza cyane. Ufite imyaka ingahe? Imyaka 19. 19. Ukaba watangiye gukundana n'abasaza? ariko None se ubwo ngo abasaza vuga umujene umusore kuko mu mufuka ndifite avuga ngo uri umujene ntakigira ntari nkweto ugira hanyuma ngo ndi umusaza nifite mu mufuka. ariko akaga kabaho uko journaliste komeza ubaze niko yego twikomereza. None se muzehe Keve umubona gute? Shamubona neza. Ubona abaye ari mu bagabo batatu bari kugutereta Yego. cyangwa se mu gitsina gabo kiri kugutereta abantu batatu ubona wenda bafite gahunda, bona muzehe Keve ari mu bantu bakemerera ko mubana Cyane. kubera iki? Ndamukunda. None se reka vraiment umva nkubaze gato arankunda Ndamukunda cyane. tije tem. abasaza mubakundira iki abakobwa? Tubakundira iki? Vugisha ukuri
uyu nguyu ni izuba rimwe agahita hwe abasaza mu bakubiri arabwishe ndavuga ubukwe none se muri no kubivuga ngo nyuma y'izuba rimwe gavuvu pe arakubeshya ndi kumwe nawe jusqu'à la fin ndi kumwe n'igifaransa ko nize se jusqu'à la fin. Kevin Babarawo ndakumva watangiye gukina winjiye muri sinema ryari? Sinema reka turebera ariko wa mugani nkuko abikubwira nkuko nawe ubyibwira imyaka mfite yabikubwira ariko natangiye dukina théâtre mise en scène ni ukuvuga ngo kujya muri stade ugakinira public abaturage buzuye stade ariko iyo théâtre ifite icyo ibigisha nge ndibaza kugira ngo wenda ibi twita amafilimi nyarwanda sinema nyarwanda muri rusange sibyo wowe watangiye kwactinga uca kuri kamera utari gukina amateatere ari public cyangwa se live wabitangiye ryari? Aha ubwo no kuvuga natangiye gukina théâtre ndangije kwiga hari muri 87 sinzi niba n'igifaransa cyumva oya ntacyo numva 87 nibwo nari ndangije kwiga amashuri yanjye hanyuma nza kuza mu mujyi wa Kigali nje gushaka akazi ngira n'amahirwe yo kwinjira muri iyo miryango haba haje ikiza bakacyandika abanditsi ariko bakampa igitabo bati dore icyo tugiye kwigisha abaturage ni iki kiza kibi twahereye ku ndwara ya sida mutoza abatuye u Rwanda kwirinda virusi cyane ngira ngo no muri minisiteri nabwo ntimukibikora ngo mwigishe urubyiruko ko mbona bamwe harimo abashize ntabwo tukijya kuri tere dusigaye dukora filime zikabonwa na bose n'amahanga none se nk'aba bana b'abakobwa reba ukuntu yiyambitse ku myaka yiwe 19 ngero bereka sibyo Muzaike vumbwiye yuko wahoze kera ushishikariza abantu kuva mu bibi cyangwa se mukabahitiramo icyiza kirinda ubuzima bw'abanyarwanda kugira ngo muhindure abana b'abakobwa kuri izi saha bibananiza iki ko niba sida hari abari kubyumva nubwo mwateshutse insingano zanyahari umubare ukaba wariyongereye kandi ukiyongera mu rubyiruko babana mwebwe mu byaro akaba ariho iyo sida n'imico mibi iri ngira ngo muri icyahoze ari PNLS Programme Nationale de Lutte contre le Sida yitaye cyane ku banyeshuri bashana yahita agiye ku ishuri ati ngwino hano ati nkugurire umugati nkugurire bombo ubwo icyakurikiragaho nawe uracyumva ejo mu gitondo wajya kubona ukabona umukobwa ni gutya ariko icyari PNLS dusohora iyo filime ya mbere ubu yari porogaramu y'igihugu ariko ubu ni komisiyo y'igihugu ni CNRS. Noneho sasa ndibaza sibyo niba mwarahereye kuva kera mukangurira abana cyangwa se wenda n'abakuze urumva bari batarajijuka neza cyane hambere ubu ngubu abenshi bazi ikibi cyo gukora imibonano mpuzabitsina utikingiye
hari handuriramo indwara nyinshi, harimo sida, umutezi n'ibindi birwara byinshi, no kuba abangavu baterwa inda bakiri batoya. Kuki tukomya kubona umubare munini w'abakobwa baterwa inda bakiri batoya, banarwara n'ibyo birwara bakiri batoya? Ese bigenda gute? Kubera iki byakagombye kuba ariko bigenda? Byiyogumanta, byiyongera. Nakubwiye dutangira kuvuga, cyangwa ahubwo bano basaza, kubera ko aba bakobwa bakunda abasaza, mwebwe ni mwebwe muzibatera, natwe bakazizanira abasore bagenzi babo bari mu rugero rumwe. Ubwo urubyiruko nibyo mvuga, niho bituruka, cyangwa hari ahandi hantu bishobora kuba bipfira? Kuko njya mbona umubare munini w'abakobwa bishyira hanze nibo basigaye, cyangwa se urubyiruko muri rusange. Ni twebwe dufite amahirwe make yo kuba twakandura vuba, ni twebwe dusa nk'abari guteshuka inshingano, tukaba twakishora muri ibyo biyobyabwenge, gusambana, ibiki n'ibiki, tukaba twabyanduriramo, tukaba twakuramo ibintu bibi, cyangwa se byakangiza ubuzima bwacu, wenda turi no kugendera ko nuko wenda isi iri gutera imbere. ariko reba nk'umwana nk'uyu nguyu yaramutse arwaye sida, kandi ubu ngubu umuterese mwaryama, tuvugisha ukuri, aguhaye amafaranga yose mwabikora? Twabikora. Ngaho nyumvira. Reba muri kamera ati ngiye muzeke vamaye amafaranga ngiye naryamana nabo. Munyamakuru ntabikora, ayamaye ntabyemera. vuga uziga. Ese kuki wabyemera? Mbwiza ukuri. Vuga uziga. Mbwiza ukuri, tuvugisha ukuri. Wenda ngize amahirwe ndi kumwe n'umusaza, nkaba ndi no kumwe n'umukobwa w'urubyiruko w'umujyambere, sibyo? Wavuze umusore. Umbwiza ukuri, ikintu gituma abakobwa twishyira hanze. Reba nawe wambaye utwenda tugufiya, oya wimanura n'ubundi nawe utwika inzu ugahisha umwotsi, sibyo? Biterwa n'iki? Ubundi umwana nkawe wakagombye kuba izi saha, urumva? Se kumwita umwana, kandi afite 19, aracyari urubyiruko. Umuntu wese w'urubyiruko aba ari umwana. ariko wafashe irangamuntu. Nagusubiza ibyo wamubazaga. Yarafashe indangamuntu, se bikuraho ko atakwandura? Oya, ntiyemerewe no kwereka ikibero umukeneye ngo amukwe, no mu mategeko ya leta. Oya wimanura, kuko n'ubundi byarangiye utaragira imyaka 21, sibyo ra? Ntabwo wasezerana. Ntabwo wasezerana. Ntabwo wasezerana. Ufashe umwana nk'uyu nguyu, urumva, ungana n'umukobwa wawe, ungana n'umwuzukuru wawe, cyangwa se n'umwishywa wawe, ujyanye mu nzu, umuhaye inzoga, muraryamanye. Nkawe wa musaza we wunguka iki? Kandi ugasanga kenshi aba anafite n'abo bagore bangana bakaryamaye, cyangwa se nafite n'umugore. Biterwa n'iki? N'ukubera iki abasaza bakunda gukora ibyo bintu? Ikibazo kiraho. Kuba umukobwa nk'uyu ndeba, reka dukomoze no ku babyeyi, yego, cyangwa se n'akazi bakora. Yego. Iyo utareka ngo umwana yige, sibyo? Ishuri uzi ibyo bigamo, habamo. Oya ndabizi. Noneho iyo umwana atize cyangwa se yakwiga ntafatwe neza n'ababyeyi be, byanze bikunze bipfira mu babyeyi se? Fa nawe ntawe ntunze agatoki, ariko nk'umubyeyi ku burere bw'umwana amenye uburere bw'umubyeyi bw'umwana we yabyaye, amwiteho kuva ku nzara kugera ku matwi. Aha, reka tuvugishe ukuri. Iyo umubyeyi abwiye umukobwa nk'uyu nguyu ati kugiye wambaye nk'uwambaye ubusa, wambaye utujipo tugufi, amubwira ko ari iterambere kandi atakwiye kugenzura ubuzima bwe, wari kumwaka uburenganzira bwe. Umubyeyi akabura uko abigenza. Kandi hari n'ababyeyi b'iki gihe nabo basigaye biyambika uko yakambara ubusa, umukobwa we yamubona akavuga ati mama ko yambaye ubusa, ngiye ni gute yambuza kwambara ubusa? Sibyo nakubwiraga se, ababyeyi kwitwa umubyeyi
ntabwo ari ukubyara umwana ngo ujugunye hariya. Umwana ntabwo ari ingurube urekura ngo ujye kurya ibigori by'abandi cyangwa ibijumba, ujye kurya n'amabyi. Biteye ikibazo. Amabyi bivugitse ni abamazirantoki. Icyo ni ikinyarwanda cyane. Amazirantoki wavuga ko azira intoki, ari kuvuza amabyi buri wese yajya yatinya. N'uyaneye akanga ko amunukaho. Ayiwe. Ko yanukira abandi. Uteye iseseme abantu bari kutureba. Oya, ntabwo ari imvugo nyandagazi. Hari umuntu wari kwirira ubugaru waraburutse. Nawe yitonda ataza kugira iyo mpumuro y'amabyi. Naho ubundi ababyeyi bakwiye kwita ku bana babo, kuko nk'uko ubivuze journaliste, nshobora yenda kuba mfite amafaranga, sibyo? Nkaba mfite imodoka, yego, uyu adafatwa neza mu rugo kandi akaba akeneye gusa neza akaba akeneye gusa niyo nkoko naho ababyeyi nuko nibwo azati icyaka. Urumva ntamugurira se? Ariko wamugurira wirengaje mazanya, sinamubwira nti n'akabizu ntiyakansibura se. Wowe se wakungukira he? Ubwo waba ufashije uwo mwana, cyangwa ahubwo waba ufatiranye intege nkeya ziwe ukamuheraho umusambanya? Intege nke z'ibitekerezo ariko bituruka ku mbaraga nke z'ababyeyi. Naribi yego ngaho mbwira z'ababyeyi. Kuko sinumva ukuntu ubu hano ariko turi mu mujyi, twebwe tutaratangira amashuri twize, waratahaga uvuye ku ishuri bati genda ufungure ikiraro, rekura inka zijye kurisha, shyira amakayi hariya. Ababyeyi ntibari bazi gusoma, ntibari bazi n'ibyo twiga, gusa agashimishwa nuko wahuye inka. Yego. Yataha kandi bacanaga n'amapeteroli. Iyi miriro ije vuba, n'iyi miriro ahubwo niyo twicaranya aha. Niyo miriro. Niko Anje, ubona ari iki cyakorwa kugira ngo abana b'abakobwa babe bakeya batarwara indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, cyangwa se basigasire wa muco wahozeho, kugira ngo tugumye kugaragaza igihugu cyacu mu muco wahozeho n'ubundi nk'umuco ugendwa n'igihugu? Ntituze mu Rwanda ntibakumva umukobwa bumve ngo umwana wambara ubusa, ngo umwana usambana ku muhanda, umwana wifata amavideo agira ibiki, bumve ko hari umuntu byibuze unatega n'urugori, wa mukobwa wambara akikwiza usenga. Ariko ubu sinzi ibi bintu ndi kukubwira biri no kukurya mu matwi. Biri kunjya mu matwi pe. Biri kunjya mu matwi. Biri kunjya mu matwi. Kubera nanjye nambara. Ntore concept. Ndikugusebya. Oya ntabwo ndikugusebya. Muri ngiye uri guseba. Wisebeje. None se niba tuvugisha ukuri, aka kantu nk'uko wambaye wenda wowe nawe wagerageza. Nawe wagerageza. Ubu wabijyana gusenga? Nagenda. Ariko turi kumwe. Ese ubwo si ukugusha abantu? Ngira ngo bano bakobwa nibo banatuma namwe basaza mwangirika mu mutwe. Ariko abasaza igihe wahereye uvuga umusore wicaranye n'inkumi nk'iyi. Muhakabiza turebe. Umujene. Muhakabiza ariko igihe. Hoera gatsibura da. Ngwiki. Kagushengure noneho. Karamushengo y'umunyamakuru. Kagushengure. Karagushenguye. Ngaho mbwira ibyo wavuga si ibyo. Ahubwo kuvuga no gutaruka. Kuvuga no gutaruka
icyaka ndumva hari aho kigeze. wasomye se wakibatuye ukagisoma kugifite Byihorere. Mfite icyaka. gikubita Azisogongera kuko ntabwo nashyira mu nda ntaraguha. utaraha umwana muto Umunyamakuru kamushengure. Ariko ibyo tuvuga ni ukuri. mbese ubu reka tuvugishe ukuri sibyo kandi umbwize ukuri ukora iki njyewe nkora mu kabari. ariko wakongeyejwe ko n'ubundi bize nkora mu kabari seriveri. none se Wumvise kuba akomeye cyane ku gifu cyacu n'icyaka. Ni seriveri. Urumva atari umurengezi w'icyaka. none se ubu reka tuvugishe ukuri ushobora kubutanga asanga Si umurengezi w'icyaka. naha saa yine. saa yine z'ijoro ubu saa yine z'ijoro uba wabyutse sangahe mba nabyutse saa 2. ko ari abo numva ngo bageza no mu masaa 3 saa 6 nabyo zishobora kugera n'igihe na saa 7. tuvugishe ukuri kandi umbwize ukuri nk'umuntu wenda aragukunze yamuye agacupa akakubwira ngo reka dutahane tujyane tujye kwirarira mu rugo muhere ku mafaranga ibyo bintu wabyemera ntabyemera. shuwa Cyane. none se ubwo ntabwo wakibuka ko hari igihe ayo mafaranga ashobora kukuviramo ibyago nabyo byashoboka. ungirijwe ariko nabyo birashoboka. ugenda mu mutima uri gutekereza iki kimwe ko mushaka kujyana akaguhohotera sibyo nabyo ugenda ubitekereza. Ariko nanone ntabwo ari ukwemera buri umwe wese mbonye. biterwa n'uwo ari we biterwa n'uwo ari we cyangwa muzi. Ko ndi kuvuga ngo reka ngo tuvuge mu magambo meza akazi kawe ukavanga n'uburaya sibyo se reka uramubesheye. ukora utuzi tubiri oya hari ako ukora ahangaha ko guseriva inzoga no kwita ku bakiriya n'akandi ukora kujya gukorera amafaranga ku bagabo bagucyuye oya ntabwo ari ibyo nshatse kuvuga. Mubakunda ni njye. Ni wowe. Yandambitse ibiganza. Mubakunda ni njye. Nta n'undi yavuga. Mubakunda ni njye. noneho ugasanga hari umukobwa urumva uba wenda yaje no mu kazi yifitiye nk'akenda kamwe wenda nk'ukwenda wambaye urumva yacyurwa n'uwo musore cyangwa n'uwo musaza agahita aza n'ubundi ntiyahinduye ka agakariso yari yambaye akaza agahita aza mu kazi kubera ko ariwe yari ari gukora arananiwe nimugoroba agahita abona indi porote y'umusore uhita umuhubukana agahita amujyana wagerayo rwose yakuramo agakariso ukumva ari guhumura nk'agafi kapfuye ukuntu kari mu mazi ibyo bintu bivugaho iki wenda nk'abakobwa ni iki mwagakoze koko ubundi ni iki gituma ubundi uba umeze nk'uwicuruza nk'agafi kapfuye. ntabwo ari ukwicuruza. ni uguha serivisi umukiriya Nk'agafi kapfuye. umukiriya ushaka kugutwara ashaka kuba yagira ntaribe hano ni hano uzaza kunywera nkabona muzeke nawe ameze Jewe sinashingura amano. Nahangaha rwose. Naha pe. ntabwo yoroshye Kuko bakira umukiriya neza. Icyo kurya. Icyo kunywa. bakarenzaho n'umukobwa Noneho na sekirite. abahari Noneho umukobwa uvuga ukanamutahana. Rwose. kandi muzeke uri kuvuga ibi yavuze umugore arandeze. bibaze ko umugore wawe utamwemera Yica urukundo rwacu shere. Ayo ese magambo mubikorera cyane biracanye. Iraka rwose. Ayo magambo ntaze kwica urukundo rwacu. yego muzeke ve wenda iki kibazo ntabwo twatandukana ntakikubajije Nibagiwe.
ahubwo abasaza bari abakera n'abakobwa bari abakera. umva ngo yaranyita umusaza. Gereza mikoro tuze kugira sabundi nzi. Igihe nahereye umusaza ni umujene. mureba mu maso. Ni umujene. Umusaza? Ni umujene. Ese ni ukubera iki? Igihe nahereye noneho Kuruta abakecuru abasore. Abasore. ubwo Ifatire mikoro ure muri kamera kandi wongere ijwi uvuge cyane. Uvuge iyo mpamvu. Iyo mpamvu. Reba muri kamera uvuga impamvu mukunda abasaza kuruta abasore. Wenda icyo ariho duheraho tuvuga ntituzongera kubacira urubanza. abasaza Ariko ngufatire ntari. Ni ukubera iki? Abasaza. Abakobwa bakunda abasaza kuruta abasore. mu basaza uvuga ntununga agatoki. Wowe ntabwo umutunga agatoki. ntununga agatoki sheri ujye ubisubiza neza kuko ubu ndeba ndi imbere yawe. Nicyo kibazo cya nyuma ngiye kukubaza tugahita turigenda. umusubize neza nawe nde Umusore se. Umusore umukundira iki? kugira ngo Agomba kuba afite amafaranga. Ongerejwe. Umusore agomba kuba afite amafaranga. Sibyo? kashe Yishoboye. Sibyo? Ari na mwiza kandi. Ongerejwe ariko. Ari mwiza. Umusaza rero sasa noneho mumukundira iki cyangwa se noneho mugiye kunyita umusaza. Oya pana wowe baretse. Umusaza se. hari icyo nushe abo basore nambaye Afurika. Umusaza umukundira iki? Umusaza icyo mukundira. atayiwe mu modoka ye babwira uti hari icyo nkundira uyu nguyu turi kumwe. Abasaza barabake. journalist ureba ahubwo Barabake. kongira ngo dutahe kongira ngo dutahe Akanya se. turarirana noneho Turarirara. abari mu nzu n'abandi bose kabashengure Kevin. kabashengure. Kevin. Umva ikibazo ngiye kukwibariza, sibyo? ndakumva reka. Sinema nyarwanda kuva aho wayitangiriye. Urumva? Kugira ngo n'urubyiruko ruri kukureba ahangaha urubere nk'isomo. Sinema nyarwanda igihe wayitangiye ryari, ese kugeza aho ukiyikomereza cyangwa se ukiyikora imaje kukugeza kuki? Yakugejeje kuki n'iki wayikuyemo cyagaragarira abantu wenda ku buryo unyumvire ikiyangejeje ntukibona imbere yawe. jya useka wasekere dore icyo yangejejeho. yakugejejeho dore icyo yangejejeho ngiki. sinema nyarwanda. Niko harya umaze muri sinema nyarwanda imyaka ingahe ugereranyije? aramfashije bambwira ijambo ryiza ikibazo cyiza. noneho ahubwo nari ngiye kudabagira ariko zihise zinshiramo. uriya ati sinema nyarwanda yakugejeje kuki? Wayitangiye ryari yakugejeje kuki? uzi ikintu nakubwira? Wayitangiye ryari? nakubwiye ko natangiye gukina teatre Pana teatre filimi. nyine 87 nibwo natangiye gukina teatre. dukomeza 88. Yakugejeje kuki? icyo gihe waretse nkagusobanurira ariko oya ndashaka icyo wayitangiye ryari yakugejeje kuki? Ibyo byonyine birampagije. icya mbere ubona n'uyu Yakugejeje ku mukobwa. ku mukobwa. ikindi yangejeje n'imbere wa perezida wa repubulika. hari undi muhanzi urabona wari wagera imbere ya perezida wa repubulika? Ibyo ni byiza nibyo kwishimira cyane kuko guverinoma ifatanyije na perezida wa repubulika tumaze gucyura impunzi
nari nambaye ipeti rya koroneri. Perezida wa repubulika yaravuze ati inama iri hano mu Kagera, yego, ariko uwo muhanzi witanze akajya gucyura impunzi zingana kuriya naze hano muri iyi guverinoma tunayisoze, atweretse n'ibyo yakoresheje kugira ngo impunzi zingana zitya zitahe. Sase nagiye muri Kanombe ndambara nk'uko nambaraga ngiye no gucyura impunzi, nza muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge yayoborwaga na Fatuma, ndambara ba imodoka ndagenda. uragenda. Ese muri sinema nyarwanda kugeza aka kanya n'igihe wayitangiye kumfungiye se ntarakubwira n'ibindi. Ubwo naragiye ndakora nk'uko bisanzwe, guverinoma na perezida bati uyu muntu nibyo, iki gikorwa yakoze ni cyiza. Kuba noneho twarabonye abantu batahutse bangana kuriya kandi baragendaga basebya guverinoma ko utahutse bamwica. Okay, ibyo ndashaka tubitaruke, ahubwo nkwereke ibyo tugira ngo turi ku musozo w'ikiganiro cyacu, tuzongera dufate umwanya nabyo tubiganireho. Turi ku musozo w'ikiganiro cyacu, ahubwo ndagira ngo umbwire ngo sinema nyarwanda ubu ngubu aka kanya umukozi wayo w'ikina nyine umwakteri ari guhembwa ngahe? Nkawe nk'urugero uhembwa ngahe iyo wakinnye, iyo umuntu yagukinnye, wenda n'abashaka kuba bagukinisha babona aho bahera bakuvugisha? Sinema nyarwanda, ndi gusoza sinema nyarwanda umunota umwe ngiye gutanguvugisha ubundi umunota. Umwanditsi wabonye ko hariho umwakteri ahembwa ngahe kugeza ubu? bihera ku mwanditsi. Oya, ndashaka umwakteri ngiye icyo yashatse kwandika. Ese umwanditsi yanditse iki? Hari amagambo wabazaga uyu mukobwa uti kubera iki wicaye hano, sibyo? Umwanditsi yajya kwandika. Uyu mukobwa nanze ko agiye guhagararira urubyiruko rw'abakobwa bagenzi be abicira rimwe. Yes. Oya, ntabwo abiciye rimwe. Icyo yabagayeho ni kimwe, kandi mufashije navuze ngo ababyeyi bamenye abana. Kirane n'igisubizo cyiza. Twanakwimenya. Nabyo bavuga uti umukozi wa sinema nyarwanda ahembwa iki, biterwa na kontra cyangwa se na role agiye gukina. Na role agiye gukina, kuko dusigaye dukina ibyanditswe. Wumvise? Ushobora gukina impapuro 13 gukina impapuro 13 ariko ngewe nkakina impapuro 90. Icyo gihe ntabwo tuzagaragaza ngo duhuze n'agahimbazamusyi. Ni kategori, muri make ni kategori. Muzeke FM tugera no ku musozo, ndabona n'ikirere cyahindutse, imvura igiye kugwa. Ndagira ngo mu magambo makeya ushimira abantu bari badukurikiye, ugire n'inama urubyiruko muri rusange, mu magambo make dute twigendera. Urakoze cyane journaliste, banze mbashimire ubwitange muba mwakoze, mutireka tujugunya amaso muri bariya. Ni byiza kuko uzakora iki kiganiro, uzagikurikira azagira inyigisho afatamo hagati yanjye n'uyu mukobwa. Hanyuma n'umunyamakuru uzabaza nk'uko watubazaga azagira nawe ikimwigisha ku kazi abo bakagombye gukora. Icyo nabwira rero inshuti zikurikiye iki kiganiro cyane, nihereho nibukize uri umusaza, si ngombwa kurangaza abana ngo baratire kukize, ngo bandarike, ngo batere inda kandi bibujijwe mu mategeko ya leta. Ikindi nabwira abakobwa nk'aba, reka no kuba bitabujijwe ni bibi. Hari itegeko riba